nyigisha nyobora unyuzuze umwuka wawe mpindura ndemamo umutima wera twara ibyanjye byose maze ungire uwawe o Yesu we ndakwihaye nyobora nyigisha nyuzuza umwuka. Aline, umeze ute? meze neza. uyu munsi iminsi iragiye ugeze kuri myiteguro y'igitaramo cyawe, uri muri studio uri gukora, bihagaze gute? Yego, imyiteguro irakomeje, natangiye kera, irarimbanije, mfite n'indirimbo hano ndimo gukora. Urumva byose ni imyiteguro imeze neza muri rusange. Aline, ndagize kutubwiraho gatoya, uhuza gute gukora carrière solo, kuririmba muri robot, kuririmba muri alarme? Byose ni passion. Iyo ufite passion ikintu birakorohera kugikora. Hari ukuntu mbimanaginga kandi bigakunda, nka managinga ministeri, itorero n'urugo, byose birakunda nta kibazo. Kuvuga yabashe gutsinda ya challenge abantu benshi dukunze kubona, tugasanga umukobwa araririmba cyane pe, ariko yashakwa tukamubura mu muziki. Njye Imana yaramfashije, impa n'umugabo unyumva kandi umfasha cyane bishoboka. Munsi y'Imana, y'ubufasha bw'Imana niuza kuko aranyemerera ampa uwo mwanya wo gukorera Imana, ndabimushimira cyane. Nicyo kintu nyamukuru cyamfashije, kuko urumva iyo umaze kubaka uburi anda y'ubundi butware, uba uri munsi y'undi muntu ukuyobora. Rero iyo atakumva cyane bishobora kukugora, ariko nge ndashima Imana ko yampaye umugabo unyumva kandi unsupportinga. Nibyo bimpa imbaraga rero zo gufatikanya ibintu byose kandi nkabishobora. Ubu ngubu uri gukora indirimbo ni yakanga uri gukora muri studio? Urebye indirimbo ni ya kabiri, yego. Indirimbo yitwa gute? Wayanditse ryari? Kubera icyo wahisemo kwizana kwa Boris? Yitwa Nyigisha. Nayizanye kwa Boris kuko numvisha ko ari ibintu byiza, numva niho amahitamo yanjye ari magana, ndayimuzanira. Wayanditse ryari? Nta gihe kinini gishize, nari ndi mu bihe byo gusenga, numva nifuje kongera kubwira Imana ko nkeneye kongera kwiga, kuko ubuzima bw'isi y'umwuka tubamo ni ubuzima budusaba kwiga buri munsi. Rero nabwiye Imana ndumva nshaka kongera kumva unyigisha, kuko mbona iyo nisuzumye mbona hari ibintu ntaramenya neza, ndongera ndayisaba ngo bongere unyigisha kugira ngo nkomeze mbe umuntu wumva wifuza. Iyi ndirimbo ntabwo yaba ifitanye isano n'indirimbo ya Masika yakoze yise ngo nifunze? Oya, ntaho bifitanye isano. Buriya umuntu iyo agiye kwandika indirimbo aba afite inspiration zitandukanye. Rero nge sinakurikiranye neza Masika interview ndakoze, ariko nge nari ndi muri icyo gihe cyo gusenga, numva umutima wanjye urifuza kongera kwigishwa n'umwuka wera. Aline, ubu ngubu ugeze kure imyiteguro, igitaramo bimeze gute? Kubera iki wahisemo kuzana uriya mugabo muri Tanzania? Waza kutubwirira why not utahisemo umuririmbyi runaka wo mu Rwanda ngo ariwe mukorana ugahitamo kuzana uriya mugabo? Ari nabo mu Rwanda barahari, ariko impamvu cyane nahisemo uriya mugabo ni umugabo w'umuramyi, numvishe umuramyi mwiza, nifuje ko twafatikanya, numvishe ari we nyine ngomba kuzana, kuko urumva buri muntu afite guye ikintu. Naramwumvishe numva turahuje, numva ngomba kumuzana, ariko n'abandi, hari n'abandi tuzakorana hano mu Rwanda, abaramyi beza bemewe. Ndagiye kutunyuriramo ni bande muzafatanya muri kino gitaramo, kizaba ku itariki zingahe? Nimba hari bije bisaba kugira dutangire kwitegura yo kuza muri iki gitaramo?
ya abaramyi tuzafatikanya harimo René Patrick, harimo James na Daniela, harimo Papi Clever, harimo Prosper. Abo ni abaramyi tuzafatikanya ba hano mu Rwanda. Kwinjira bizaba ari ubuntu. Yego, ndashaka ko abantu baza tugafatikanya kuramya Imana. none se kubera iki utashizemo amafaranga uzaba wazanye umuntu uturutse hanze gutegura byagutwaye imbaraga kujya muri studio gukora indirimbo hano ntago waje gukora indirimbo ku buntu izo expense zose kuki igitaramo cyawe kigize ubuntu nifuje kutihererana ibi bintu kuko urabona iyo hariho iyo kwinjira bibaye amafaranga hari umuntu maybe ushobora kubuzwa no kuba nta bushobozi afite. Nge nifuje kuri iyi nshuro nifuje gufatikanya n'abanyarwanda bose kongera kumva experience yo ko hari igihe kizaza ukatwishyuza ibyo sinabitangaza nonaha maybe yazanyemo Aline tugana ku musozo. Aline uri umwe mu baririmbyi dukunze kubona ku ruhimbi cyangwa se kuri stage basuka amarira, bigenda gute? Biterwa n'iki? Bituruka he? Icyo kibazo mbarije kuyisubiza biragoye, ariko buriya iyo turi imbere y'Imana buri muntu ajyana attitude itandukanye n'uyundi. Ngewe rero attitude njyana imbere y'Imana iyo nanezerewe nukurira, nta kindi numva niyo attitude nyine njyana imbere y'Imana. Sinzi uko nabigusobanura ko ndumva neza ubyumva. Niyo attitude. Nihe ndirimbo ujya uririmba igatuma amarira amanuka ubu uri gutekereza iki cyo gihe byagenze gute? Imwe gusa urahita uduhaho akapela gato cyane tugane ku musozo. Indirimbo zo ni nyinshi igukora ahantu kurusha izindi. Ni indirimbo ivuga ngo victory belongs to Jesus, victory belongs to him. Iyo ndirimbo ndayikunda cyane. Iyo ndirimbo ntago ndabona indirimbo nayo kuri utubwire kuri imwe mu ndirimbo za alarme cyangwa se za Rehoboth kuko nizo nabonye uririmba bikabasha kugenda gutyo, ariko nyine nanjye birantunguye. Nakubwiye indirimbo ni nyinshi. Ubundi iyo umuntu anezerewe ntago unezezwa na content imwe. Session ya praise and worship kiba ari ikintu kigari. Urumva rero iyo repertoire wateguye cyangwa se ugatubwira imwe muri repertoire mwarateguye hanyuma wayiririmba bikakunanira kuyirangiza kubera ko wafashwe na ubwo ndabivuga ko ari ya marangamutima cyangwa se umwuka, sinzi uko nibuze kubitubwira. Happy ni nyinshi. Waba ugiye gutuma nkora ibintu kuko sinkoresha repertoire imwe ahantu hose. Uratubwira imwe noneho ahantu hamwe byigize kuko baho imwe yonyine. Okay, ngiye kukubwira ebyiri kuko nawe imwe hari indirimbo ya alarme ivuga ngo ninde mfite mu ijoro atari wowe kandi no mu isi nawe ushimwa nkawe unyigishe guhora imbere yawe mwami nkuramya kuko ari byo binkwiriye iteka. Hari indi ya Rehoboth ivuga ngo ibyaremwe bivuge ko uri alfa na omega wahinduye bikomeye ubigira ibyoroshe abo mu isi turirimbe mu ijuru bahimbaze. Izo ni indirimbo nkunda. Wow, hanyuma dusubire ku itariki ya kangahe? Ya 8 ni tariki 8 z'ukwezi kwa 9. N'abandi batumirwa turi kumwe tuzaba turi kumwe na Alarme Ministries na Rehoboth Ministries. Yego, bizaba ari byiza, ndabatumiye mwese kubana namwe n'umugisha ukomeye. Tuzagira mbere ya concert turi gutegura workshop z'abaramyi n'abandi bantu bumva babyifuza, twongere kwiga se kuramya niki, abaramyi beza Imana ishaka n'abameze gute. Rero ndabatumiye mu byo kuri muzaza tubane bizatunezeza. Ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 muri World Salvation Church Kimironko kwa Mushimire, please ntuzabure uzaze dufatanye kuramya Imana hamwe na Aline. Reka babwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana nawe.